n'indirimbo ye yitwa I Love You yayikoranye n'umuhanzi w'umunyakameruni nawe usanzwe ukorera umuziki mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu nguyu akaba yitwa Taysi. Iyi ngiyi ikaba ari imwe mu ze zakunzwe cyane zanatumye ibitaramo bye byitabirwa. Ntabwo ari no ndirimbo gusa uyu muhanzi DADJU yakoze kuko n'izindi ndirimbo zitandukanye zirimo nka Jalo, Bob Marley, Mon Soleil ndetse n'izindi. Izi ngizi zose ni iz'uyu muhanzi zagiye zikundwa kandi ziramamara. DADJU ni umuhanzi uri mu bakunzwe cyane haba ku isi y'abakoresha ururimi rw'igifaransa, cyane ko indirimbo ze nyinshi ziba ziri muri uru rurimi. Uyu muhanzi kandi yanakunzwe no mu bindi bihugu bisanzwe bivuga izindi ndimi zitari igifaransa. Ibyo bikagaragazwa n'ibitaramo akorera hirya no hino ku isi maze bikitabirwa, hamwe n'uburyo indirimbo ze zikurikirwa cyane ku mbuga zitandukanye zirimo nka Spotify, Apple Music ndetse n'ahandi, utanibagiwe kuri YouTube. Uno DADJU amateka ye nayahe? Urugendo rwe mu muziki rwatangiye rute? Ese ibyo kuba yarashwanye na mukuru we uyu nguyu nawe usanzwe ari umuhanzi ukomeye, uyu nguyu akaba Maître Gims, byo ni ibihe? Ikaze mu kiganiro amateka yabo cya none, aho tugiye kugaruka kuri DADJU maze turebere hamwe byinshi byamuranze mu buzima n'ibyo umuntu yakwifuza kumenya kuri uyu muhanzi ugira indirimbo nyinshi kandi ziryohera amatwi. Nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Twese tumuzi nka DADJU, ariko amazina yose yiswe n'ababyeyi ni DADJU Juna Nsungula. Muri aya yose yahisemo izina rimwe maze yitwa DADJU, aba ari naryo yahitamo gukoresha umuziki we. Yavutse mu kwezi kwa gatanu ku itariki 2 byari mu mwaka w'1991. DADJU yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko kandi afite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko ababyeyi be bombi aricyo gihugu baturutsemo mbere yo kwimukira ku mugabane w'Uburayi. Ahanga nyine mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubwo ibyo bikaba bisobanuye yuko DADJU afite ubwenegihugu bubiri bw'ibyo bihugu byombi, ari byo nyine Ubufaransa ndetse na Congo. Uyu mugabo yavukiye mu muryango mugari w'abana bagera kuri 14, aho bamwe muri aba ari abanyamuziki ndetse b'abahanga cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no mu Bufaransa nyirizina. Aba bana bose n'ab'inganzo bayikomora kuri se uyu nguyu babyara. Uyu akaba yitwa Jana Juna, aho nawe yari umuririmbyi ukomeye ndetse akanaho umucuranzi, yakoranaga bya hafi na Papa Wemba. Ibyo ngibyo rero bihita byumvikanisha aho DADJU ndetse n'abavandimwe bakomora impano bafite uyu munsi. Ati, moi j'ai commencé la musique natangiye umuziki mu mwaka wa 2011, gusa namye n'ubundi ndirimba. Papa wanjye nawe nuko. Père était chanteur. Bakuru banjye nabo ni abahanzi, na mushiki wanjye mukuru nuko, na sogokuru nawe yari umunyamuziki. Muri make mva mu muryango w'abahanzi. Ma grande sœur chantait aussi. Mon grand-père était musicien. Bamwe mu bavandimwe ba DADJU bamenyekanye cyane mu muziki harimo nk'uwitwa Bejik ndetse na Gangs, ndetse na n'uwakwibagirwa icyamamare ku isi hose. Uyu nguyu akaba ari Gandhi Almasi Juna, uzwi nka Maître Gims. Akaba yanambaye mu ndirimbo nyinshi kandi zakunzwe zirimo nka Bella. Maître Gims kandi yanagiye asubiramo indirimbo z'abandi bahanzi z'igifaransa zagiye zikundwa. Malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent. Aho ijwi rye ndetse n'uko aririmba ari ubuhanga bwigaragaza. Demoiselle serait-elle encore pucelle? Abangaba rero DADJU ndetse na Maître Gims bahuje umubyeyi ari we se ubabyara. Gusa ariko Maître Gims yavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mbere yuko sajya ku mugabane w'Uburayi, aho DADJU nawe yaje kuvukira. Nyina ubyara DADJU we yitwa Dalida, aho bano babyaranye n'abandi bana muri kino gihugu cy'Ubufaransa nyuma yuko bahageze. Mu buto bwa DADJU yagaragazaga impano zitandukanye zitari ukuririmba gusa, kuko yagaragazaga yuko yazanavamo umukinnyi mwiza wa filime ndetse no gukina football. Ntabwo ari ukubikunda gusa, kuko DADJU kugeza ubu hari na filime yagaragayemo. Ubwo yatangiraga umuziki mu mwaka wa 2011, yafashijwe byafi n'umuvandimwe Maître Gims, uyu wari waramutanze muri uno mwuga. Kino gihe yamufashije kwandika zimwe mu ndirimbo yatangiriyeho. Ahangaha kandi hari n'indirimbo bano bombi bakoranaga, ibintu byatumye uno musore atinyuka kwinjira mu kibuga mu buryo bwari bumworoheye. Nubwo yatangiye umuziki mu mwaka wa 2011 ku bufatanye na Maître Gims, uyu nguyu akaba umuvandimwe we yabashije gusinya mu nzu yari isanzwe ifasha abahanzi. Ino nzu ikaba yitwa Watibi. Ino nzu n'ubundi yari isanzwe ifasha umuvandimwe we Gims, bikaba byumvikanisha uruhare n'umusore yagize kugira ngo murumuna we nawe ayisinyire. Abangaba rero bamaze kugera mu nzu bibafasha mu bikorwa byabo bya muzika, baje gufata icyemezo maze batangira gufatanya bakajya bakora indirimbo bombi bari bahuriyeho. Ibyo babikoze nk'ubuvandimwe kuko nta tsinda bigeze bashinga, ahubwo Gims we yari yarigeze kubarizwa mu itsinda ryitwa Section d'Assaut, itsinda ryakunzwe n'abatari bake kuva mu myaka ya 2002. Mukuru we yamubaye hafi bikomeye.
DADJU akimara kugera muri ino nzu yaje guhura n'uwitwa Abutor, maze bamaze guhura barishimana ndetse bumva banahuza. Byatumye bafata umwanzuro wo gukora itsinda iringiri maze bararikora, maze barigita The Shin Sekai. Bashinze itsinda nyuma yo kugaragaza yuko ijwi rya DADJU rijyana n'ijwi rya Toru usanzwe ukora injyana ya rap. Abangaba babiri rero babaye inshuti bikomeye, ndetse bitangira kuvuga yuko Maître Gims na DADJU batacyumvikana ngo kubera uno muhanzi wundi. Nyamara Gims yavuze yuko nta kibazo na kimwe afitanye na murumuna we, ku cyo yifuzaga kwari ukumwinjiza mu ruganda rwa muzika kandi akaba yarabigezeho. Gusa hakaba hari n'andi makuru yavugaga yuko ngo habayeho kutumvikana hagati yabo, cyane kuko Maître Gims yasaga nk'uwiharira ibyavaga muri muzika byakorwaga na murumuna we, maze bigatuma batumvikana. Gusa icyabaye cyose ntabwo ibyabo byabaye amatiku ku buryo byagiye mu itangazamakuru. DADJU na Abutor bamaze gutangira gukorana, bashyize amashusho yabo ku mbuga nkoranyambaga, maze bavuga yuko batangiye kuririmba. Ahangaha rero amashusho yabo yarakunzwe, maze benshi mu bayabonye bakomeza kuyahererekanya bati rwose turabishimiye. Nyuma yaho gato abahanzi benshi babarizwaga muri WATB baje gukora indirimbo. Ino ndirimbo bayise What Big R, ikaba ari n'imwe mu ndirimbo zakunzwe mu Bufaransa zakozwe n'abahanzi babarizwa muri iryo tsinda. Kugaragara muri ino ndirimbo rero byatumye abantu benshi barushaho kubamenya, kuko ijwi rya DADJU by'umwihariko ryasaga nk'iriganza yandi. Nyuma yaho DADJU ndetse na mugenzi we baje gusohora indirimbo yabo ya mbere nk'itsinda, maze bayita YABO, aho ino ndirimbo bayisohoye mu mpera z'umwaka wa 2012. Umwaka wakurikiyeho iri tsinda nabwo ryarigaragaje ku buryo bukomeye, ndetse indirimbo zaryo zarakunzwe cyane mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu mwaka wa 2014 rino tsinda nabwo ryarakoze cyane, dore ko rino tsinda ryanashyize hanze ino ndirimbo iri mu zatumye riba itsinda ry'umwaka mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse baza no guhabwa ibihembo muri Trace Awards muri uwo mwaka. Muri 2016 DADJU na mugenzi we basohoye album yabo ya mbere bise Mfini. Ino album yabo yari indirimbo zakunzwe cyane zirimo nk'iyo bise Majoli. Ino album yahise igurisha kopi zirenga 4,000 mu cyumweru cya mbere ubwo yari kimara kujya hanze. Nyuma y'uko itsinda ryabo ryari rimaze gukundwa, rinamaze kugira abafana benshi, n'indirimbo zabo zimaze kujya ahagaragara, mu mpera za 2016 DADJU na mugenzi we bagiye ku mbuga nkoranyambaga, maze batangaza ko bafashe akaruhuko, ko bagiye kuba bahagaritse gukorana, ahubwo buri umwe akifuza kuba yakora ku giti cye. Ahangaha DADJU wari umaze kumenyera umuziki ndetse anamaze kwamamara, ntabwo byamugoye kuko kwikubitiro nyuma yo gutandukana n'uyu nyine mugenzi we baririmbanaga, yahise ashyira hanze indirimbo ebyiri zirimo iyo yise Kitoko ndetse n'indi yise Bone. Abantu batangiye kubona yuko yari afite kinini yari amaze mu itsinda, maze koko indirimbo ze batangira kuzikurikirana. Muri 2017 ntabwo DADJU yigeze ahagarara, ahubwo yakomeje gukora cyane, dore ko ku mbuga ze nka Instagram ndetse na YouTube yashyize uruhererekane rw'amashusho yise G20 Live. Aya ngaya akaba ari amashusho yateguzaga album yari agiye gushyira hanze bwa mbere kandi ari wenyine. Ino album koko yaje kuyishyira hanze, aho yari iriho indirimbo zitandukanye zirimo nk'iyitwa Reine. Iyi ngiyi iza mu zakunzwe cyane mu Bufaransa, iza no kuba indirimbo iyoboye izindi ku rubuga rwa iTunes, ndetse uretse no mu Bufaransa ahubwo no mu bindi bihugu bitandukanye bikoresha urwo rurimi. Ino ndirimbo Reine yarakunzwe. Ntabwo ibyo byatinze, kuko ino ndirimbo yanahise igira abantu miliyoni 100 bayirebye ku rubuga rwa YouTube. Mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa 9 k'uwo mwaka DADJU yasohoye indi ndirimbo nayo iri kuri ino album, aho ino ndirimbo bari kumwe n'umuvandimwe we Maître Gims bari bongeye gukorana nyuma y'igihe kitari gitoya cyane. Muri ino ndirimbo banafatanyije n'uwitwa Lonzo. Ino ndirimbo bayise Ma Fierté, maze nayo iragenda irakundwa, inamuhesha ibihembo bitandukanye mu Bufaransa hamwe no ku rwego mpuzamahanga. DADJU hano byahise bimugaragariza yuko aramutse ashyizemo imbaraga zikomeye ashobora kuzaba umuhanzi mpuzamahanga, maze ntakundwe mu Bufaransa gusa ahubwo n'ahandi. Ari nabwo hano yatangiye gutumirwa mu bitaramo bitandukanye. Ntabwo yize yicara, uko mwaka wa 2019 koko DADJU yongereye imbaraga mu bikorwa byasohora zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane zirimo iyo yise Compliqué. Nyuma yo gusohora izo ndirimbo ndetse zikanakundwa, yahise atangaza yuko agiye gusohora indi album ya kabiri, ariko akayisohora mu byiciro. Icyiciro cya mbere cy'ino album yaje kugira izina rya Poison, aho kino cyiciro cyari kigizwe n'indirimbo yasohoye mu kwezi kwa 11 ku itariki 15 uyu mwaka nyine wa 2019. Nyuma y'iminsi 2 yasohoye izindi ndirimbo ku cyiciro cyayo cya kabiri. Kino cyiciro akita Antidote, aho no muhanzi ibikorwa bye byari bimaze kwerekana yuko ari umuhanzi ukomeye ndetse unafite ibikorwa bikomeye cyane. Nyuma rero
yahise agurisha amakopi arenga 50,000 n'ibyumweru 2 bitaragera. Mu mwaka wa 2022 DADJU yasohoye indi album, maze ubwo hasohokaga indi album izaho indirimbo nyinshi zanakunzwe ziragenda zirakundwa cyane mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri uyu mwaka ni nabwo DADJU yagaragaye muri filime bwa mbere, ayo no filime yitwa Ima. Iyi ngiyi twaba twigeze kuyikomozaho, byari ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka nyine wa 2022. DADJU nyuma yo kumenyekana yakomeje kugenda akora izindi ndirimbo zitandukanye kandi zose zakomeje kugenda zikundwa. Indirimbo ziri mu rurimi rw'igifaransa mu zigezweho biragoye yuko wakora urutonde rw'indirimbo nk'icumi ngo maze ubureho iz'uyu muhanzi. Indirimbo nka Jaloux, I Love You, Mon Soleil, izi ngizi ni zimwe mu z'uyu muhanzi zakunzwe cyane ku buryo kugeza uyu munsi niyo wayicuranga umuntu ntanamenye nyirayo, ariko kandi indirimbo byoroshye cyane yuko yakuryohera mu matwi. Hanyuma none reka tuvuge ku byerekeye ubuzima bwite bw'uno muhanzi. Uyu muhanzi yakuze hari abanza afatiraho urugero. Yavuze yuko bangaba barimo Bruno Mars, Charlie Puth, The Weeknd, Gims uyu nguyu nyine akaba mukuru we, ndetse na Akon. Aho Akon we banaje guhura mu mwaka wa 2022 ubwo bahuraga. DADJU yumvikanye avuga ati muri make nageze ku nzozi zanjye maze mpura n'umuhanzi mfata nk'icyitegererezo. Uno muhanzi kandi kuri bafite umugore witwa Safia Tubalde, uyu bakunze kwita Safia Barry. Uyu akaba yarigeze kuba nyampinga w'igihugu cya Guinea Conakry mu mwaka wa 2016. Abangaba bombi bakaba banafitanye abana batatu, barimo umwana w'umukobwa wavutse mu mwaka wa 2016 ndetse n'umuhungu wavutse mu mwaka wa 2020 n'undi w'umuhungu baje kubyara mu mwaka wa 2022. Uyu muhanzi DADJU benshi bemeza yuko umunyafurika butegeze bumuvamo na gato, kandi ko ari na kimwe mu bintu akundirwa, mu gihe abahanzi benshi bakunze kugera ku mugabane w'Uburayi bakanerekana yuko ibyo ngibyo rwose byo muri Afurika batakibyibuka. Kuri DADJU ntabwo ariko bimeze, kuko uno muhanzi ajya anyuzamo akaza kuri uyu mugabane akanakorera ibitaramo bitandukanye, aho nk'igiheruka yagikoreye mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muhanzi kandi akaba anafatanya n'abandi bahanzi bamwe bo kuri uyu mugabane, benshi bakaba bibuka nk'indirimbo yakoranye na Fally Ipupa, iyi ngiyi yitwa Enku nayo yakunzwe. Ntabwo ari ibyo gusa, dore ko uno muhanzi akunda no gukorana indirimbo n'abandi bahanzi nabo bo ku mugabane w'Uburayi ariko kandi bafite inkomoko muri Afurika. Abangaba barimo nka Taysi, Zahu ndetse n'abandi. Ibyo byose bikaba byumvikanisha uburyo uyu muhanzi atajya kure ya gakondo ye aho yaba ari hose, ndetse akanavuga yuko nubwo yavukiye ku mugabane w'Uburayi ariko kandi atigeze yibagirwa ururimi rw'iringara rusanzwe ruvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yavukiye, cyane ko yatangiye kuryiga kuva kera akiri umwana. DADJU avuga yuko akunda igihugu ababyeyi be bakomokamo cyane. Ati ni igihugu cy'ababyeyi banjye, ababyeyi banjye niho bavukiye, bakuru banjye ndetse n'abashiki banjye niho bavukiye. Mes grands frères et ma grande sœur sont nés là-bas. Mu muryango wanjye turi 13 abahungu n'abakobwa, duwa gatandatu. Abavutse mbere bose yanjye rero bavukiye muri Kongo. Natangiye kuvuga Lingala mfite imyaka 3, narimenye ntuye mu Bufaransa. Je parle Lingala depuis que j'ai 3 ans. Mu by'ukuri nsa nk'uwabaye muri Kongo ntuye mu Bufaransa, kuko iyo nabaga ngiye mu rugo navuga yuko nabaga ngiye muri Kongo. Chez moi j'étais au Congo au final. Uretse Lingala n'igifaransa cyiza cyane DADJU avuga, uyu mugabo akaba ashobora no kuvuga ururimi rw'icyongereza. Uno muhanzi DADJU hari umukunzi wacu wakunze kumudusaba, yaba uyu mukunzi wacu ndetse nawe wari usanzwe umukunda, reka twizere ko ubashije gusobanukirwa iby'ingenzi kandi by'ibanze wamenya ku buzima bwe. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye. Wakoze cyane kubana natwe mu cyanone, nk'ibisanzwe ukaba ari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri Y3 iFix RA cyangwa se duhamagare kuri izo telefone.
imiterere y'imbere mu nzu yawe burya inerekana uko utekereza. Ibaze mu nzu yawe hari igisenge kigezweho gikoze kumwe wigeze kubibona ahantu ukabikunda, ariko uti wowe ntabwo byakugeraho. Umva, muri Laguruwari Trading Limited hari promosiyo idasanzwe kuri izi gypsum boards, aho muri kino gihe uza maze ukatubwira uko inzu yawe wifuza ko ibimeze. Ibyo ngibyo tukabikora mu gihe gito cyane. Uretse ubwiza zino gypsum boards zacu zifitemo, zinafite ububasha bwo kurinda inkongi z'umuriro. Ntabwo zirya umwanya w'inzu yawe kandi zituma hasa neza bihebuje. Usibye n'ibisenge, izi gypsum boards zinagufasha kuba wakubaka ama office cyangwa se ibyumba, kandi rwose bikaba nabyo bisa neza cyane. Nakubwiye kuri promosiyo ihari, noneho byo ni ibindi. Laguruwari Trading Limited dusange ku Gisozi mu Gakiriro, cyangwa se unadusanga i Remera kwa Rwahama. Yewe wanatuvugisha kuri izo telefone